Ntabwo byashimishije wari umuyobozi umwe mu bayobozi banjye wa hafi niho natangiye kugira ibibazo cyane kuva muri 2001 biba ngombwa ko banyohereza hanze koherezwa hanze kwanjye byambereye ikibazo kuri uwo witwa ko ari umushefu wanjye noneho abona ko najyaga mbonana na misiyo zo kujya hanze bimutera ikibazo cyane kuvuga ngo bishoboka gute kuba ufite impamyabushobozi ukajya mu ndege nahise mbona ko abikubwiye gutyo se mu magambo atomboye gutyo rwose kandi agashaka ko apfukamirwa niko ateye wowe ntabwo mupfukamiraga ntabwo bishoboka je ntabwo byari gukunda rwose nta n'ubundi nigeze mbikorera ntabwo bishoboka navuze ni umuntu utsinzwe gutya nta mpamvu yo gukomeza nanjye ni ushaka kwihimura ni aratsinzwe niyo ntwaro yatumye bese baramutsindiye wabonye ubutabera nawe ubonye ariko nanjye numvaga shaka ikintu namukorera kugira ngo nawe azakoresha umubiri we business ko numvaga byanze bikunze ngomba kugira ikintu nkora ariko ntabwo byankundiye nako noneho ishakisha uburyo nazamenyiwe ndavuga nti reka ngiwe marebe ku buryo nishaka kwihora ntazamubura ko nari maze kugira umutima mubi cyane inkuru yanjye muraho neza muraho nshuti bavandimwe tubana umunsi ku munsi mbifurije kugira morale muri kano kanya mbifurije kugira byumwe umutima utuma nyine mwumva mutuje byose nyine bituruka muri wowe bituruka mu bikorwa byawe bituruka mu kuvuga kwawe bituruka mu byo wiyaturiraho umunsi ku munsi uvuga uti mva urusyo navuga ngo nikoreye nicyo ugomba kurwitura njugunye hasi ubundi ntangire ubuzima bwa freedom ubuzima bw'ubwigenge ubuzima bwo kwishima ubuzima bwo kubaho ubuzima bwo gukunda ubuzima bwo gukunda abandi ubuzima bwo gukundwa kubwiza ukuri ko nutikunda nta muntu uzagukunda tangirana ako kamorali utangirana ubwo buzima ku myaka waba ufite iyo ari yose waba ufite imyaka 20 waba ufite imyaka 30 waba ufite imyaka 70 waba ufite imyaka 80 waba ufite imyaka 60 50 uri kutwumva umufaransa yavuze ngo il n'est jamais trop tard ntabwo urakerererwa ku gihe cyose waba ufite bivuga ngo nabaye imyaka yanjye yose nishimye ngeze mu myaka 60 ngeze mu myaka 50 kubera icyo uvuga ngo ngeze mu zabukuru ntabwo nyine ibyishimo ari ibyanjye ntabwo byandemeye no il n'est jamais trop tard igihe gito usigaje cyangwa igihe kinini usigaje fata icyemezo cyo kubaho wishimye fata icyemezo cyo kubaho ukore ibyiza utigeze ukora niba ari uwo wahemukiye uzi ko wahemukiye uvuga uti ndabizi ko ibihe byanjye ntabibayemo neza mu kinyarwanda avuga ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa uyu munsi rero niba hari icyo wakoze kitari cyiza niba hari icyo wakoze wumva umutima ugushinja uruvuga uti kiranshije ugende upfukame usaba imbabazi uwagikoreye uhinduke gusaba imbabazi ni mu buryo butandukanye nice muri Gasabo showroom mbere kwakira uyu mu papa turi kumwe muri kano kanya mbanze nkubwe ko turi ahantu heza dufite ibikoresho byiza byo mu nzu ndetse unifuza ko dukorera interior design tukakudesigningira mu nzu nyine hakaba heza nyine ugatura ahantu nawe umutima wawe wishimira ku buryo nutavuye ku kazi ujye uruhukira ahantu heza wicare mu ntebe nziza nujya kurya urira ahantu heza salamanje nziza nujya kubika ahantu heza garderobe nziza n'ibindi bitandukanye tubate twiza utuntu tw'utudesign twiza ni muri Gasabo showroom duhamagare kuri 0788 7 0 6 89.
ndi kumwe n'uyu mugabo yitwa Nyombayire Vincent. Tuguha ikaze mu kiganiro Inkuru yanjye. Murakoze. Ni amahoro n'amahoro. N'amahoro. Twari tumaze iminsi tuburana. Finaroma turabonanye. Yego. Ni amahoro muri ino minsi? Ni amahoro. Uri watwibwira gute? Nitwa Nyombayire Vincent. Kubibwira ni mu buryo bwinshi cyane ariko muri make. Ubu mbarizwa mu karere ka Kamonyi, Musambira. Nkaba narakoze imirimo myinshi itandukanye hano mu gihugu, nabaye umusirikare, nkora muri ministeri. Reka tuvuge ngo wakoze ahantu hatandukanye kugira ngo wenda tutaza kugira abo tugonganisha ni hano byagenze gutya. Wakoze ahantu hatandukanye mu nzego zitandukanye, mu bintu bitandukanye, mu mirimo inyuranye, tuvuge gutyo. Yego. Inkuru yatangirira muri ubwo buzima rero bw'akazi. Yego. Inkuru yanjye itangirira aho nakoze bwa nyuma, ariho nagiriye imigisha myinshi cyane, ariko mpagirira n'ibibazo bimviramo n'igikomere kugeza ubu ngendana nacyo. Muri make ugendana nacyo. Reka tujye kurambura inkuru yawe, nawe ujye kwituramburira utubwira ngo byagenze gute. Reka tutangire byatangiye gute ubundi. Utubwe ko watangiye ari ahantu wagiriye imigisha. Yes. Gute? Kubera ko ubumuga nakuye ku rugamba bwagiye bukura buhoro buhoro, maze kuva mu gisirikare nyine kubera izo mpamvu z'uburwayi. Ariko aho ngiriye muri ako kazi niho bwa nyuma, muko nakoze nyuma, nkigerayo nibwo uburwayi bwanjye bwahise bugaragara. Kandi nuko imyaka yagendaga yicuma. Uko imyaka yagendaga yicuma niko uburwayi bwanjye bwahise bugaragara cyane mu gihe kirekire, bijyanye no kunanirwa k'umubiri. Hanyuma ariko mpagira amahirwe ko nabonye abanyitaho mu rwego rwo kuvurwa. Ariko mpagira n'ibyago kubera kuvurwa kwanjye ntabwo byashimishije wari umuyobozi, umwe mu bayobozi banjye wa hafi. Niho natangiye kugira ibibazo cyane kuva muri 2001. Nibwo uburwayi bwanjye bwagaragaye, hanyuma haza kufashwa kuvuzwa kugeza igihe komite y'abaganga iterana, biba ngombwa ko banyohereza hanze. Koherezwa hanze kwanjye byambereye ikibazo kuri uwo witwa ko ari umushefu wanjye. Ariko ntabwo byagaragaye ako kanya, ahubwo yakomeje kugenda antoteza cyane kubera kutaboneka ku kazi rimwe na rimwe. Ubundi kumva ko diplome yanjye itari kwiranye n'iyo mirimo nanagiyemo. Mbese yambaraga nk'umuntu n'ikibazo kuri we mu by'ukuri. Cyane cyane uburwayi bwanjye bwari bukomeye kandi ngomba guhora njya kwa muganga. Ariko ntabwo byantangaje ko mbere bajya kumunyereka nyine maze guhabwa akazi no kwemererwa, bibaho nyine kujya kwerekana umuyobozi wawe ko yarebye CV yanjye imutera ikibazo. Nahise mbona ko ntangiye ikibazo tutaratangira no gukorana. CV yanjye yamuteye ikibazo ku buryo ari ukuntu ukora CV, uba ufite CV iremereye kurusha amashuri wize. Sizi ko CV ikagenda ikabiremereye kurusha amashuri. Noneho abona ko najyaga mbonana na misiyo zo kujya hanze, bimutera ikibazo cyane
kuvuga ngo bishoboka gute kuba ufite impamyabushobozi ukajya mu ndege. Nahise mbona ko abikubwiye gutyo se mu magambo atomoye gutyo rwose. Nahise mbona ko narikanze cyane, ndeba urwego rwe mu mutwe, mbona ko ruri niba atari ubugome n'ubujiji. Ariko ibyo ndabibika, ariko bimbera umutwaro bwa mbere. Noneho haba n'akantu akajya anyibutsa ibigo nayoboye, aho nayoboye, ibyo nakoze. Se kubikoze gutya kandi wagombye kuba uri akamenasa mu bandi. Nko mu nama uri kumwe n'abandi? Oya, nk'imirimo bitewe n'imiterere y'imirimo twakoraga, agashaka kuntangaho urugero. Ubundi akagenda anshyiraho abantu ngo uriya muntu ashobora kuba ari maneko biki. Urabona kuba wari umusirikare muri icyo gihe mu 2000 ugiye muri institution n'imibereho yaho y'ako kazi, kari akazi urebye gasaba kuba vigila cyane. Ariko abo dukorana kubera ko ntajya mu dutsiko twabo cyangwa se nta bintu byinshi bagombaga kunyumvaho, nkitwa ko ndi maneko. Akajya anshyiraho abantu. Noneho kurwara kwanjye biza kuba bibi cyane, mbagwa inshuro nyinshi, ubwo operation nyinshi cyane ziranzonga, zizana n'ibindi bibazo. Mbese uburwayi bw'ubwarakiraga bukazana n'ubundi. Byageze naho mfata imiti y'indera, ntabwo ari ikintu umuntu yahisha. Ariko noneho atangira noneho nyuma y'imyaka, urumva ko byari bimaze hafi imyaka 4 ishize cyangwa se 3. Noneho atangira kujya avuga ko uburwayi bwanjye nabugize business, kubera ko kenshi nabaga njya kwa muganga, kuko nakore operation zigenda mu ma etape. Nabazwe inshuro 5 umugongo. Kubagwa inshuro 5 umugongo nuko cyari ikibazo gikomeye. Cyari ikibazo gikomeye. Hanyuma ariko umuganga wankurikiranaga niko yari yarabisabye, kubera ko bagendaga babaga gato bafunga bongera byari bikomeye cyane. Hari ibindi yangaga kwangiza, akampa abandi baganga. Nayo ifite nk'abaganga, nagendaga rimwe kuri uwo muganga, ariko nawe akampa abandi 2. Nakurikirirwaga n'abaganga 3 icyarimwe. Bibaho aranshegesha cyane. Noneho akavuga ko uburwayi bwanjye nabugize business. Habanje ibyo byo kuvuga ko impamyabumenyi yanjye, ubushobozi cyangwa se idakwiranye no kuba najya naho na misijya hanze. Yengeraho kujya ntoteza cyane ko business, uburwayi bwanjye nabugize business. Biragenda birambabaza cyane. Noneho icyakurikiyeho gikomeye cyane nuko yashyiragaho abantu, muri abo ngabo yashyiragaho, niba ngiye muri kine akashyiraho umuntu ngendaho, muri quartier mu rugo imyitwarire muri quartier ikitwa ikindi kibazo, kugeza igihe noneho muhishukira ko namenye ko ashyiraho abantu. Nabo baranyibwiriye ko nabonaga wanjye kenshi cyane, ntibaza impamvu, kugeza igihe umwe we rwose bagushakaga amakosa se. Banshagaho kubera ko nukuvuga yumvaga ko kurwara kwanjye ari business nakoze, kugira ari byo nigira. Kugeza n'igihe muganga wanjye abimenya, nari mubwiye arababara cyane. Arababara avuga ati rero niba ari business n'igihe wabibazwa ko n'igihe guha transfer yo kugenda, ubwo n'amaropo medicale na za ropo n'iki byose. Ubwo urumva ko kazi twari dufite umuganga.
ibyo bintu rero bimbana byinshi cyane byinshi. Byongeye ikindi kintu yashoboye gukora noneho cyanyeretse ko amfitiye ubugome bukabije cyane. Yabanje kujya ambwira ko twari dufite amasaha mbere yo kujya gutangira imirimo twabanza gusenga. Iyo gahunda yagiyeho ariko ntabwo yari isanzwe, noneho tukajya dusenga kugira ngo hari akazi gakorwe neza. Ariko igihe yabanza kumpamagara muri biro ye, abona umuntu ni umushefu ari muri biro ye, nta ushobora kumwinjirana, harafunze, agafata urabona ku meza nyine ya biro, reba akambwira ngo uri kuri tangente, ngo umwanya wose ushobora kugira gutya. Tangente ubwo ni ku musozo kwa kuvuga ngo ibyo biragenda birazonga cyane. Noneho ubwo ni harasuma kameme mbi cyane, ariko kuko yabonaga ko yarazi umujinya wanjye, n'abandi bari bazi ko ushobora kurakara, kandi urumva nari mfite n'ibibazo cyane, guhora ubabara. N'ubu hari ahantu ufite ububabare butajya bushira kubera ubwo burwayi. Noneho nkabura icyo nkora. Yashakaga ko mukubita cyangwa se nkamutuka, akabona aho impamvu. Mbese yashakishije uburyo bwinshi cyane bushoboka, ariko rimwe na rimwe nkamukizwa nuko nabonye indi transfer yo kugenda gutyo biragenda bimara igihe. Noneho bwa nyuma byo nabonaga ko mbona ko ari ubugome noneho bukabije cyane. Yabuze aho ampera, kuko mu kazi byari byoroshye kuntega imitego kubera ko bijyanye n'imiterere y'akazi. Ariko yarabigerageje biranga cyane, ko ahantu hari amafaranga menshi cyane ushobora kudeklara za miliyari, za miliyoni 100, no aguca no mu ntoki byari ibintu bikomeye cyane, ku buryo mugenzi wawe ashobora kukugirira nabi akakuvangira ku buryo wabishinjwa. Ariko ibyo byose yabuze uburyo ko kubera ubunyangamugayo nari mfite mu kazi. Ariko nanone inzego zo hejuru zikandengera, kubera ko nigeze kumara hafi 3 mois. Ni ibintu bidasanzwe mu kazi, nko muri institution imeze nk'iyo ngiyo, ko ni institution ikomeye cyane muri iki gihugu. Nigeze kumara hafi amezi 3 ntakora, nirirwa nzerera mu kigo gusa. Yaranze ko njya mu kazi, ba directeur bakabyihorera, bikamfasha nkigera muri bibliothèque, cyangwa se ubundi bakampa indi mirimo isa nkaho itari yanjye mu by'ukuri, ariko nkemera nkayikora. Ubwo rero ntabwo nko muri icyo gihe byari bigoye cyane kugira ngo, kuko kenshi nabaga ndi muri kine, nabaga nagiye Ndera gufata imiti, ibintu nk'ibyo. Umva ko muri ayo mezi ntabwo nashoboraga gusaba sortie, sinashobora kuza frais de sortie kugira ngo njye mbe najya ahantu gutabara se cyangwa iki. Ntabwo iyo umuntu atagukoresha nta nubwo wamusaba uruhushya, birumvikana. Kandi ubwo namaze icyo gihe nibera muri bibliothèque, urebye nkarambirwa, haza abantu baje nko muri stage hari ibyo bakeneye, nkabona ndababangamiye, nkigira rwazenguruka. Urumva izo menace zose zaragiye zimbana iki, sinzi ukuntu nabivuga, nyinshi cyane. Ntabwo ruhuri se, sinzi, zikwana nyinshi mu nyinshi.
ubwo urumva ataratumaga ahubwo wica akazi? kwica akazi we ntacyo byamurebagaho. Ndakubwira impamvu yabikoraga. Impamvu yabikoraga yari agamije ikindi kintu gikomeye. Nabonye ko noneho afite ubugome bukabije. Yafashe ubwo nabimaze kukubwira ukuntu namaze hafi amezi 3 ndaho ngaho gusa ntakora. Ntakora. Nyuma gato yafashe naje kumubwira. Nagize occasion yo kumubwira duhuriye muri RWEME kuri aeroport nyine tugiye yaragiye mu mirimo ye yihariye, yari muri congé anniversaire icyo gihe, nanjye bongeye kunsubiza kwa muganga. Nawe ugiye ku kibuga cy'indege Kurira? Turahurira ndamuhishukira mubwira ko namenye umugambi we n'abantu anshyiraho. Mubwira n'amazina. Icyo gihe noneho yabaye kirura muri ku kibuga cy'indege imbere. Yego. Bon, ubwo naragiye ndivuza ndagaruka. Icyo gihe yabaye kirura gute? Yabinyeretse inyuma. Mbese yahise icyo gihe umubwira ko wamenye ibyo gukora. Byose. Wabonye meze gute? Yarahindutse cyane. Yarabamwifate ku gahanga ndamubwira no kanaka abakoresheje kenshi cyane. Yabaguriraga na cards, kubagurira amafaranga yo ya communication kugira ngo abahamagare nyine bavugane. Uvuga ko niba nakiriye umuntu. Ni iki cyatumaga kwanga gutyo? Wari ufite icyangira imbere ye kubera iki cyo cyangira? Jewe ikintu nkeka yari wa muntu ushaka avuga gute kuba the boss kandi agashaka ko apfukamirwa. Niko ateye. Wowe ntabwo mupfukamiraga? Ntabwo bishoboka. Je ntabwo byari gukunda. Ntabwo byari gukunda rwose. Nta n'ubundi nigeze mbikorera. Ntabwo bishoboka. Ibyo rero kandi noneho nkanga reba nk'umuntu w'umushefu arakubwiye ngo jya unyumvira. Kinyumvira baba bavuga iki? Baba bamvugaho iki? Yakundaga umushyira amagambo. Wowe yagusabye ngo ujye unyumvira? Yari yabanje gusaba serivisi. Yashakaga ko yabanje kugira inshuti. Ibyo byose twabanje kuba inshuti. Aho niho bigiye gusaba. Ariko mu buryo jewe ntashobora kwemera kumuha nk'ayo magambo cyangwa se mbese n'utuntu guteranya abandi. Ntabwo jewe muri institution nk'uko nabyumvise ikomeye gutyo akazana amagambo nk'ayo ngayo ngo umunekere umugire gute cyane, kubera ko yari afite n'umuntu ukunda gukora udutsiko. N'umuntu ukunda gukora click kugira ngo amenye baranyumva gute, kubera ibintu nk'ibyo. Iyo complexe arayifite kamwe. Ariko ndavuga kamwe mu muntu umeze gutyo naye ntabwo abasobanutse afite ikindi kibazo. Abafite ikibazo kandi ubwo ndaza kugerera no ku impamvu nashoye kumenya nuko hari abo yamenasaga gutyo, yashiraga izo menace bakagiwe kumusaba imbabazi, bagiwe mu rugo. Bamwe bagatwara n'amaturo. Ibyo rero byanyeretse ko narabimenyaga. Ariko ubwo ndagira ngo nkwereke, sinzi niba ngushubije neza aho ngaho. Nabyumvise. Yego. Kandi nawe mubeshye. Hari abantu bamize gutyo. Impamvu y'ubuhamya nuko hari abantu, impamvu nyamukuru kuvuga ibi ngibi
nuko hari abantu bibaza ko niba unkuriye mu kazi ukibaza ko uri umukoresha wanjye, okay pa ntabwo ari byo. Turakorana, dufite institution dukorera, niyo mukozi wacu. Hari abantu rero bashaka gukoresha umuntu ushaka kuba unkuriye ukumva ko mfiteho ububasha bwose. Ntabwo abantu nk'abo ndibaza ko bafite ibyago byinshi cyane. Muri ino leta ntabwo bivaho. Bafite ibyago kuko nta muntu ufite nta muntu muri iki gihugu uko mbibona kamara kose. kuko urumva uyu munsi ushobora kujya gutyo ugasanga umukuru w'igihugu arakonomye, akugize wenda state minister, akugize minister, warangiza ukumva ko nyine ari we kagarara, ariko ejo ubundi amakosa yaragaragara bakuvaneho cyangwa se kugera no mu zindi nshingano. Sibyo wenda n'ababa nomeye n'inama y'abaministre no mu buzima busanzwe mu kazi birahinduka. Sinzi wenda reka dusubire inyuma gato. Hari aho wari utubwiye ngo mwahuriye ku kibuga cy'indege, umubwira ibyo ugomba kumubwira, agarutse ngo kubera undi wundi. Byahise bikomera cyane kuko ubwo nkigaruka mu kazi mvuye muri hopo medicale, uwo munsi ntabwo yihanganye, yahise ahamagara babandi muri biro, muvuga ukuntu byamba tuma kuri Vincent ibiki n'ibiki, batangira kurya indimi, babwira ngo umunsi uyu wowe warankurikiranye muri kine kuri stade Amahoro, wowe nanjye kuvuga amazina yabo, nanjye kuvuga amazina, ariko ubwo hari n'undi twe duturanye muri quartier, yari umuntu umwegera cyane mu rwego rw'akazi. We urumva yamuhaga amakuru ashoboka yose ko nubwo nakoraga akazi nari n'umuyobozi muri quartier, niba abantu baje bazanye ibibazo nubwo nabaga ndwaye nashobora kubikemura. Ikindi nari muri gacaca, nari mu nzego za gacaca muri iyo myaka za 2000 kuzamura. Nari muri gacaca nyine ku rwego rw'ubujurire. Umva ko najyagayo rimwe na rimwe, ariko ni ukuvuga ngo niba ndi muri hopo medicale nkajyayo muri gacaca, amakuru yabaga yamugezeho ko hari ibindi nkora, ariko ugasanga nyine ni ukushaka amakuru akomeza kuzamura mu nzego zo hejuru. Nyuma y'igihe rero ubwo maze kumuhishukira ngarutse ku kazi, nibwo byakomeye. Abo ngabo ndabakasa imbere, ndababwira barya indimi, ubwo nyine arabatonganya, ngira ngo birarangiye. Ariko nanjye numvaga shaka ikintu namukorera kugira ngo nawe azakoresha umubiri we business. Ko numvaga byanze bikunze ngomba kugira ikintu nkora, ariko ntabwo byankundiye nako. Noneho nshakisha uburyo nazamenyiwe, ndavuga ariko uwazagiwe ko hari ahantu twigeze guhurira mu bukwe bwa bene wacu, mbona baraziranye. Umusaza wari wakoresheje ubukwe, umukobwa yari yashyingiwe, ni bene wacu mu muryango wa hafi, ku buryo urebye ni nka data wacu. Ndavuga reka ngiwe mparebe ku buryo nishaka kwihora ntazamubura, ko nari maze kugira umutima mubi cyane. Byari kuba bibi, nari kuba nkoze ikintu kibi cyane cyo kwihora kandi atari byo.
ko hari guhomba byinshi, ingaruka zari kuba kuri jye no kuri we. Ubu wageze ufata umwanzuro utari mwiza. Nafashe umwanzuro utari mwiza, ariko noneho ngeze mu nzira ndabihindura, reka nanjye mbe nk'abandi abandi bajya gucinya inkoro. Ujya gucinya inkoro nawe? Yego. Ariko byarambabaje cyane, ariko nabyo byatumye hari ikindi mumenyaho. Noneho ubugiye gucinya inkoro? Ngiwe, ariko nta turo najyanye, ko n'ubundi nari ngiye kuhareba gusa. Hari na mwene wacu wari watuye, mbanza kujyayo kugira ngo mperereze neza, numvaga ari muri ako gace. Ariko byari binoroshye kuko hari n'ikiriyo cy'umuntu ku kazi yari afite ikiriyo. Urumva byari byoroshye cyane kuba hari impamvu. Turaganira, mbona ashatse kunyakira, ndabyanga, ariko ndemeranywa fanta. Ariko sanga za menasi ku kazi no mu rugo zihari, yamereye nawe umukozi cyane. ndavuga ni umuntu ni umuntu wari ufite umutima utari mwiza, ariko ubundi akagaragara. Buriya hari umuntu ushobora kwereka ko ibyo akora ari ariko afite umutima mubi nyine. Ndamureba, ndamubwira narinje ngo tuganire, ariko tunasubira mu byacu kugira ngo tuzongere twiyumvane neza. Urabona nabonye uri umuvandimwe, kugira ngo tunaganire, nzagusaba n'imbabazi, ushobora kunyemerera, kuko nabonaga arakaye kandi afite izo menase ku mukozi, ashaka no kujya mu kiriyo. Ndavuga nti ibyo byose ndahabonye, ariko nkumva nanone ntangira kubona ko ari umutima we uteye gutyo, akantu kazamwo ko kutakomeza gushaka ko nazamuhemukira. Ariko twavuye amperekeje, antumye umubyeyi. Ni ibintu bishekeje cyane. Gutumye umubyeyi gute? Ndabona bigutangaje. Yarambwiye ngo kereka uzanye membre ya famille y'iwanyu. Ndamubwira none se nibwo yakubabarira? Muri segonderi. Ndavuga ni oya, ndamuhakanira rwose. Ndambwiye ni no. Ubwo yarambwiye ngo nintazana papa, ko papa yajyaga amubona yaje nko ku kazi gutyo, bitari kenshi. Byo ndumva. Yego. Yaramuzi, ariko bataraganira. Ariko noneho ashaka ko nzana ubwo mwene wabo wa papa nyine, handi twahuriye mu bukwe. Ndamubwira none se kuko nafata inzira nkajya mu Bugesera kuzana papa ku kibazo cyanjye nawe muri abantu bakuru bose cy'akazi, ibintu byo mu kazi. Yego. Papa ni umuntu w'umusaza, yabikemura kese n'ibiki. Urumva ko yashakaga, yari yagerageje kundega ku bayobozi mu kazi, bakandeba nabi, ariko bakabura iki, bakabura gihamya, bakabura ibimenyetso, bagasanga nta kazi nangiza. Barabizi ko ndwaye, uburwayi bwanjye bwagaragajwe n'abaganga, uburwayi bwanjye bukorerwa rapport medical, uburwayi bwanjye. Kuki utamuregaga mu nzego zibishinzwe, kuba mukuriye nabo? Nigeze kubikora muri icyo gihe nari maze amezi ntakora.
negeye urwego rukuru rwungirije si ngoma kuvugiza ari ndabivuga niko batangiye gukurikirana neza ikibazo noneho babaza n'umuganga ikibazo cyanjye gisa nkaho noneho kimenyekanye ariko kimenyekana yakoze ikindi kintu noneho navuga ngo nirangiza cyangwa se simusiga maze kumwangira kuzana umubyeyi niko nabyita jewe noneho uburakari burazamuka cyane habaho nkaho ari uguhangana bikomeye ndareba najya mukizwa nyine no kujya kwa muganga noneho akora ikintu gituma ku kazi bashobora nko kunzinukwa akora tablo iriho amabara nk'ayi arc-en-ciel umukororombya urabona iriya tablo imeze gutiye yakoze tablo yerekana iminsi y'imyaka itatu mu myaka itatu akuramo umwaka umwe w'imfabusa ntigeze nkorera ikigo abereka ko nkwepa akazi abereka ko hari iminsi nagiye nsiba itari justifiye kuko yagiye muri icyo bita departement ya sécurité physique ndumva uyibona yego iri bikontorora iki byose aragenda akerekana iminsi ntakoze umva ko hari iminsi nabaga ndi kwa muganga muri Kenya nivuzaga Agakani hospital indi minsi nkaba ndi Faisal indi minsi nabaga ndi Ndera ndi hospitalize mbese aragenda akora tableau y'imyaka itatu haza kuvamwo umwaka n'inyongezo y'iminsi ati uyu muntu ahemberwa ubusa ni kwaje gusohokamo bakwirukanye oya ntabwo banyirukanye navuye mu kazi kimwe n'abandi bakozi nyine habaye igabanywa kubera nyine imiterere y'akazi nibwo buryo navuyemo muri iyo myaka byakunze kubaho cyane bon noneho tablo iragenda izonga umusaza wari chef du personnel nabwo byamaze hafi amezi atatu tujya bansaba kujustifia iyo minsi ni myinshi cyane ntabwo watangaga se amaropo medikari narayatangaga ariko ibaze kuvuga ngo ujustifie iminsi 360 na yose ntabwo wakoze mu myaka itatu yose ntabwo wakoze se iyo minsi yose ntabwo wakoze cyangwa yongeyeho ni ibintu yabikoze yabyitondeye ku buryo ahubwo wasanga harimo ama weekend kubera yabibaraga nabi cyangwa se ugasanga harimo iminsi y'amakonje ubundi ugasanga nabona ropo medikari y'igihe iki n'iki ntabwo nari nzibitse mu by'ukuri hari zabaga ziri kwa muganga hari zabaga raporo medikari yo muri Kenya niba byavuye muri Kenya navuye muri Kenya mpamaze nk'amezi 2 ugasanga ibyo byose kugira ngo uzabisobanure nabyo byanteje ikindi kibazo mu mutwe ibaze kuba utiteguye gusobanura iminsi ingana n'umwaka wamaze bakayibara mu myaka 3 ni ibintu bitoroshye nkazizana za justificatif nka izo mbonye nkazana gutyo kugeza igihe uwo musaza nawe bimurushya mu by'ukuri ati ko byabaga bigoye ugasanga
akerekana nk'amasaha ntakoze, naje ku kazi ariko hari amasaha ntakoze. Yari chef director wawe? Yari chef director wawe. Okay. Umva yagiye muri sécurité physique, azana ibyo byose n'utundi yagendaga nota ahantu biragenda bimbana byinshi. Ukora ikira nyuma y'ibyo? Nyuma y'ibyo byarabananiye nabo ubwabo ko basanze ari ubugome. Byageze mu nzego zindi bati ibintu n'ubugome. Umuntu yasobanura kuki utabivuze kare, utasobanuye kare, byibuze ukuntu umuntu aza agakwepa akazi akaza akagenda, kuvuga ngo ukwezi kunuku mu mwaka uyu n'uyu ntabwo yasibye iminsi n'iyi umva. Kandi wareba icyo gihe nakwibuka neza ngasanga nari nko muri Kenya kwa muganga, ubundi ibintu nk'ibyo. Iyo tableau yateye abantu bose ikibazo, ku buryo n'uwo wari chef du personnel twabyirirwagamo. Noneho kambaza atari ko buriya bugome, uriya muntu kubera iki? Ko twari tuzi ko wenda sibye wowe, abandi bantu ku kazi bamufataga gute? Neza, nta kibazo mu by'ukuri, ko benshi bari bamfitiye impuhwe kubera urabona uburwayi bwanjye bwari buzwi, benshi bangiraga impuhwe cyane, benshi buryo hari n'umupadire Obard yaje no kwasengera bisabwe n'ubuyobozi bwa institution. Abantu bari bahari ko je nari mu rugo ndwaye, baranyizerera, ashobora no kuvuga iby'uburwayi bwanjye, kuko ni igitangaza kugenda afite igice cy'urutirigongo. Ubona ngenda nta bantu benshi ntabwo babyemera, ni kuvuga nawe yashoboye kubivuga. Mu bantu bose twakoranaga nta muntu n'umwe twari dufitanye ikibazo, kuko iyo nza kugira ikibazo izo nzego zo zimukuriye banayirukamo. Ariko babirebye bamaze kubona iyo tableau uburemere bwayo n'ukuntu imyaka 3 ni myinshi, sinzi niba mvuga uburemere. Icyabivuyemo cyamviriyemo ku mbese ni nka refuge nabonye, ni nk'ubuhungiro, kubera ko baricaye mu nzego nge ntari, bahamagara abaganga n'abandi babirebwa bicara ku kibazo cyanjye, kuko urumva ntabwo byari byoroshye. Icyo cyemezo yari afashe kandi wabonaga ko afite imbaraga, afite ingufu kwerekana ibintu nk'ibyo, kandi afite aho yagiye kubikura. Byari ibintu nyine byumvikana ko bifite ibimenyetso. Ariko jyewe nkanaza n'ibindi ngakuvura basi nk'iminsi 100, kuzashaka indi minsi 100 bikananira, kujya kuzana akantu nataye. Wenda se umuntu ntashaka kuvuga ati wa mugani uko burwayi bwawe bwaramuvunishije? Bumuvunisha se mu kazi? None se akaba ariyo mpamvu yakugendaga? Oya, cyangwa akaba yewe urumva nakubwiye ko ntabwo nari wa muntu ushobora kwemera gusaba imbabazi za buri kanya, gupfukama, ibintu nk'ibyo. Mbese wenda iyo wabonekaga mu kazi waritangaga ukamutereka ngaruze iminsi ntegeze cyane kabisa, ku buryo byabaga binabi cyane. Ariko aho yaberaga igitangaza, yashaka ko njya kandi ni imiterere yako kubivuga biragoye, akandi katagaragaza production, katagaragaza umusaruro neza ku kazi.
akampa nk'akandi kazi bikitwa ko nkabonye kubera ko ndwaye, ariko nkazagira ikibazo muri kote kugira ngo nabivuga gute se, ni imiterere y'akazi, ariko njyewe nkavuga ngo ntacyo bitwaye, ariko ku bw'amahirwe inzego zimukuriye zimaze kubona ukuntu amereye, bahise buriya Imana irahari, bahise bampa hopo medicale sick leave ya 18 mois, amezi 18. Ndamushimira cyane umuyobozi wafashe uwo mwanzuro, yavuze ngo Vincent mumuhe amezi 18. Ko wari urwaye koko? Nari ndwaye, ndabifite hano nabikwereka, ntabwo ari ibanga. 18 yaraye iki? Hopo medicale, kuruhuka, ikiruhuko cy'urwaye, sick leave ya 18 mois. Urumva rero muri amezi 18 harimo abantu buva gutyo bakumva ni menshi, wenda nko mu bihugu byateye imbere y'umuntu arwaye uburwayi nk'ubwo bukomeye, hari ubwo amara umwaka atemere kuza ku kazi kugira ngo banze yivuze bive mu nzira bishire. Yego, ikomereze. Je bampaye 18. Urumva ni bya ndi ushobora gusanga umuntu umwe abaye mubi bikitirirwa institution yose, yego, kandi ni umuntu umwe wenyine, ibyo rero byaramuriye biramurya ariko kuko bumva yaratsinzwe mu by'ukuri, yego, yaratsinzwe, jewe sa nkaho norohewe. Ubwo nanjye rero navuze nti wa mutima nawe mfite wo kumukurikirana wahise umvamo, navuze nti umuntu utsinzwe gutya nta mpamvu yo gukomeza, nanjye ni ushaka kwihimura, ni aratsinzwe, niyo ntwaro yatumye mbese baramutsindiye. Wabonye ubutabera? Nawe ubonye amezi 18 ndagenda nyabamwo, kandi nivuza njya kwa muganga hanze nta kibazo, noneho ntari buvuge ngo ndagaruka ku kazi yongera ncyurire. Amezi arangiye rero nibwo twashoboye nyine guteguzwa ko tuzasezererwa amezi 6 yandi yo kwitegura ko turi no mu kazi, nta problème. Ubwo muri make naho ngaho kuko impamvu kuva icyo gihe rimwe mu cyumweru mba ndi kumwe nawe mu makimbirane y'akazi, mu myaka 10 maze ntakora, byibuze ubu hashize imyaka 10. Hashize imyaka 10, byibuze nikanga ndi kumwe nawe mu bibazo byo ku kazi, byo gutetroma, byanteye trauma mbi cyane, ku buryo hari nubwo mbwira mu rugo nti nka nijoro, kuko ushobora kurota ibyo yarose mu nzozi ukagira ngo nibyo koko, ubwoba nkababara, mbese nubwo ushobora kubyuka nkajya muri dushe numva ndi bukererwe, gusa byibuze rimwe mu cyumweru mba ndi kumwe nawe mu bibazo, makimbirane mu ntekerezo, ndota ndyamye. Icyo kintu ntabwo wakivuje ngo ugende ujye mu ba psychologists babashe kuba bigufashamo? Ntabwo nabikoze. Kubera iki?
twumva ni ikintu imyaka 10 ntago kimwe gishaka gushira kandi mu byukuri numva nta nzika kuri jewe mufite kireka niba arahandi iri ntashobora kugerayo ngo nyuma akazi mwe mwongera guhura twahuye rimwe numva twarahuye rimwe sinibuka neza ndumva rimwe twarahuye wenda birashoboka ko uwo muntu azareba icyo kiganiro ntabwo muzi ntigeze mumbwira sinshaka no kumumenya pe mukorana icyo buri gukora kino kiganiro azakireba wumva ari ngicyo wamubwira muri kano kanya namubwira ko sinamubwira ngo iki namubwira ko agomba kwitonda cyane kuko hagize niba hari undi yabikoreye akaba amutekereza nkanjye njye nshobora kuba narihanganye kubera ko nabonye ubutabera muri icyo gihe ariko hari undi ushobora kumugirira nabi njyewe ntabwo bigishobotse ntabwo byakunze nta nubwo ari byiza nta nubwo ari byiza ko twese twari kugiraho ingaruka ko ni icyaha ariko icyaha gishobora gukora ku miryango yacu twembi ariko niba hari undi ashobora kuba yarabikoreye yamwegera akamusaba imbabazi n'abariya bamuturaga bajya gupfukama bajya gucinya inkoro yarakwiye kubegera akabasaba imbabazi ndumva n'undi wese ariko n'undi wese ushobora kumva ko yaba afite uwo ayobora mu kazi akaba yamukoresha yamugira gutyo nambwira ngo arye arimenge kuko ashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane wabwira icyo abantu bigira akagarara ku bandi ni benshi cyane bagiye bacishwa bugufi ni benshi cyane abo bose bigira akagarara bagombye kureba abandi bacishwa bugufi buri gihe muri rusange ndumva ari cyo gisubizo cyiza bagombye kumenya ko ejo bucya bucyana yawe iby'isi ni gatebe gatoya cyane kuko ejo bishobora kubahindukana ni benshi cyane bigira gutyo kandi mu mirimo itari yabo bahawe nk'inshingano nk'uko nawe wazihabwa yego hari umuntu twigeze kuganira yitwa nyakwigendera ambasada Habineza Joseph anarukiye mu mahoro turaganira kera mu kiganiro nakoraga kuri televiziyo Rwanda cyitwa Zoomini aravuga ati njye nabonye mu myaka maze nabonye umuntu yarari hariya hejuru nuko yagiraga tunutoke hejuru ati umuntu yabaga ari hariya hejuru mu gihe gito ukamubona yagiye hasi cyane hakaba n'undi wahundi wakandagira ukabona yari hasi mu kindi gihe ukabona ari hejuru niyo mpamvu rero tuba tugomba guca bugufi igihe cyaricyo cyose niba uhawe poste runaka mu ruganda rw'abandi muri institution runaka mu kigo runaka uhawe inshingano zo kuyobora ntabwo uhawe inshingano zo kwigira nyiri icyo kigo nyiri kigo ntabwo yigira kabutindi kamera hari ikintu nabonye bana yanjye buri munsi nkora nkegiraho none tugiye mu matora nabonye nk'ukuntu umukuru w'igihugu aca bugufi akajya ku murongo akagira gute kuki abantu bose atigira ku kintu nka kiriya ni umuntu ufite ubushobozi ni umuntu ufite buri kimwe cyose mu ntoki ze ariko agaca bugufi why not you kubera iki wowe who are you icyo nicyo kintu wagakwiye kwigiraho ukigira ku bari hejuru baca bugufi niba ubonye byinshi umenye guca bugufi burya ubwenge bwiza ku muntu navuga ngo yubashye niba ufite jya umenya guca bugufi niba ufite jya umenya guca bugufi nicyo kintu cya mbere kuko n'ubundi turabizi ko umuntu w'ikirenga
turabizi ko umuntu no hejuru you know igitangaza kizaba kubona wowe nyine ubundi waciye bugufi you know kuko n'ubundi ntabwo ari ibyawe uri umuntu wo hejuru so ca bugufi rero you know bizakubera bizakuryohera bizatuma n'abantu bagukunda ibaze rero kuva nk'ahantu abantu bose kwitwaye mu mwikomo nubwo abantu bazi ko uri umuntu mwiza ariko abenshi mu mitima bazi ko wabagiriye nabi nk'uyu mupapa nk'uyu mugabo mureba ngaha Vincent uburyo nyine afite umutima ubabaye kubera wowe you know birambabaje cyane cyane ariko reka nkubaze no ku giti cyawe nka Vincent wowe nta kintu wishinja muri iyo myaka yose kuri uwo mugabo nta kintu umwishinjaho nabanje kwishinja sinzi niba umbaza mu rwego rw'akazi cyangwa se mu rwego rw'akazi kuko urumva mu rwego rw'akazi ariko urumva byaje no mu buryo bw'personnel mu rwego rw'akazi no mu rwego rwawe bwite wowe nawe mu rwego rw'akazi mu by'ukuri kuko ubundi hari akazi kaba gasobanutse akazi kadasaba mbese umuntu aba afite inshingano ye izwi umva ko nta kintu ubangamiye nta kintu nishinja mu rwego rw'akazi ahubwo icyo nishinja uretse ko nishinjaga nigeze kwishinja kuba ntarakoze akantu byibuze ko kumukosora gato kamwerekana mu bandi ikamwerekana kazatuma nawe kari gutuma umubiri we nawo awugira business kuko iyo umuntu akubwiye gutyo ni yahandi nashobora kugera ku kazi ngahita ndemba iminsi myinshi cyane nayimaze kwa muganga mu buryo buzwi uwo muganga ntabwo yakubaga umugongo inshuro 5 wigirisha ntabwo bibaho ntabwo bishoboka umugongo ni ikintu gikomeye ku bantu batabyumva yego tujye twumva ububabare bw'abandi nubwo bitaturere ko twishyire mu mwanya wabo kandi noneho yakuragamo fragments ubwo se urumva ibyo bintu wabyigiriye wafata wajya gufata ikintu igisasu ukakibomora ukagishyira mu mugongo birashoboka se urumva ni ikibazo nagize kizwi nk'abandi bose ku rugamba ariko we kubera nakubwiye ko yabitangiye kuri abonye impamyabushobozi yanjye CV yanjye yabonaga hari ntakwiye gukora aho ngaho aho nyine twakoraga ariyo mpamvu yatangiye maneko umuntu aziranye na kanaka niba haje abasirikare bakuru bakabona turaziranye n'abandi dukorana mu kazi bakabona ese uriya muziranye he akabona muraziranye ko ntibaziranye none se niba use kumenyana na general hari ikibazo kirimo kumenyana na ministre mwabanye hari ikibazo kirimo bya bindi ubwo se ntiyafite ikibazo cya complexe d'infériorité kumva ari hasi icyo kintu ntabwo aragifite ubwo abantu nk'abo niko bameze ubundi iyo complexe irabazonga cyane ariko no kutumva ko hari ubwo yajyaga hari igihe yigeze kuduhamagarana n'undi muntu turi mu rwego rumwe tungana ngo mwavugaga ibiki ndamubwira ariko abantu bangana natwe ushobora kutubaza ngo twavugaga iki nise mu kazi mushobora kuganira kugira ngo n'akazi kagende neza kandi mwamwe mu kazi kamwe yumva ko tuje kuvuga twaramurutaga mu myaka yego ibibazo umuntu gutuma umubyeyi koko
ibyo byose rero njye ntabwo namwemeraga kuko niba ukorera urwego runuru ntabwo ugomba kuba umucakara ugukoreye ntabwo bishoboka mwereka akazi ko wagakoze ariko ntabwo ari ngombwa kugukoresha. Reka tugane ku musozo. Tugana ku musozo ni nk'iki wabwira umuntu uri kumva kino kiganiro ese wenda tutarajya kuri iki kibazo iyi myaka 10 umaze uvuye mu kazi ubayeho gute sibyo ku gatroma kabayeho? Biragoye cyane kuba wakoraga ukava ku kazi kandi n'uburwayi kuko uburwayi bwakomeje kwiyongera ubwo bugenda bufata intera ku buryo n'ubu mporana uburwayi n'ejo bundi merutse washize amezi nka 3 nkorewe operation ya intestin noneho n'ubwo burwayi ntabwo bwakize kuko navuye mu kazi niho bamvuzaga ariko iyo myaka yose hari operation zari zarasigaye ntabwo zakunze ntabwo byakozwe ku buryo ahubwo byasubiye inyuma cyane. Mfite uburwayi ngendana bumereye nabi cyane ni indwara ibangamye cyane cyane rwose. Yego pole sana. Wenda nk'uri kutwumva wenda ashobora kuba akeneye kuba yakuvugisha kuri nimero de telefone kuri ubwo burwayi bwawe ntawamenya tujya gutya tukabona umuntu witanga akabutuye kaboreka tumufashe gutya na gutya. Hari ikibazo buriya? Numva nta kibazo kuko ni indwara izwi, ni indwara mfite. Si ngombwa kwibwira buri wese. Irankomereye cyane kandi nari ntegereje operation nk'ubu nabajije muri Aga Hospital muri marketing bampuza n'umudokiteri wankurikiranaga bwa nyuma ko nakubwiye ko nakurikiranwa n'abadokiteri batatu ariko umwe we yari yarangije gahunda ze z'umugongo yazamo iyo indwara nayo yari irimo kubera byagiye bikurikirana. Reka tugane ku musozo. Hari muri kutwumva muri kano kanya akaba yumva yafasha uyu mupapa Vincent Nyumbayire no kuri mwaba mugize neza Imana ya bafasha mu buryo bwose bushoboka. Bisigaje operation imwe gusa yego bikaba byagenda neza. Mujya mufasha benshi. Mwumvise umudamu avuye ngaho avuga ko mumuvanye mu Buhinde, ndavuga bakurikira inkuru yanyu mwebwe mwamuteranirije amafaranga akajya kwivuza mu Buhinde. Uyu mugabo nawe yagize indi ndwara yaje iyo ngiyo rero nayo navuga ngo afite indwara muri we akeneye operation akeneye nk'amafaranga angana gute buriya? Bari bambwiye ko ari nka 3 millions. 3 millions nta nubwo ari menshi. Ntabwo ari menshi. Bayateranye no kuri pe 3 millions amafaranga miliyoni 3 ntabwo ari amafaranga menshi. No kuri byaba byiza byamugisha ubikoze gutyo. Imana umuntu uvuga uti yaravujwe pe umva igihugu cyaramuvuje yajya hanze yuri indege yagiye ibyo byose byakoze ko haje mu bundi burwayi ubu ntabwo ari mu kazi ntagize gute. Rero ubikora akabikorana umutima ukunze yabikora pe. Igihugu cyaradufashije cyaramufashije sibyo natwe ubwacu twebwe bafashijwe n'igihugu natwe tugira icyo dukora sibyo. Ntacyo ashinja leta, ntacyo ashinja igihugu, ntacyo ashinja abandi oya ahubwo arifuza ubufasha bwawe. Umvise story ye, ubuhamya bwe, umvise trauma yahuye nayo muri ibyo bibazo yahuye n'umuntu umwe rukumbi bitari institution cyangwa bitari ikigo runaka umwe rukumbi wamuzonze bikaba byamugize ingaruka sibyo. Sinifuje kumenya uwo ari we ko ntabwo yavuze amazina ye. Sinifuje kumenya n'ikigo nta mpamvu ntabwo nibyo cyane twumvaga ni inkuru n'ibintu bigenda biba by'umweko hagati y'abantu mu mirimo bitewe. Vesa wavuga nimero telefone yawe ugushaka akaba yakubona. Mirange ni 0788 74 62 42. Yego reka tuvanga ugende wizere ko bizakoreka.
amen. yego bize ko bizakwereka nicyo kintu cya mbere. Imana ibaha umugisha kandi nkomeza gushimira mwebwe mudufashiriza abantu by'umweko baba bakeneye ubufasha. Imana ibaha umugisha. Nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha. Murakoze.